Intambara y'urukundo episode ya 5. Ubwo duherukana Eric yari yinjiye muri saro ya Sheila, asanga Sheila n'inshuti ze bari kuganira, yinjiye yambaye kora ndetse n'isutiye. Mama, byagenze bite? Kanda subscribe ku Bucaba TV, dukomeze tubane. Iyumvire nawe. Eric yageze muri saro, yambaye isutiye, yambaye kora, byose ari bya Sheila. Aziko ari imyenda yamugeneye yo kwambara. Inshuti za Sheila zaramubonye, ziraseka koko. Nuko Eric aho ari arumirwa, agira ngo bose baramwishimiye, baramuseka cyane, abandi baramufotora. Eric yumvise ameze nabi ako kanya akimara kubona baseka cyane. Eric yarahagaze atava ahari, ahagarara mu muryango asa n'uwabuze aho anyura ndetse yanabuze icyo avuga. Abantu bose bari bamureba, bamwitegereza, bagaseka, akabona baraseka ntibasoza. Sheila yahise ahaguruka yihuta, amufata ukuboko amushyira inyuma y'inzu. Aramubwira ati, Eric, ibyo wambaye se ni ibiki? Eric avuga buhoro, ndakwinginze, sinarinzi ko ari isuti, nayisanze ku buriri, numva ko ari imyenda yanjye. Sheila yamurebye acecetse, amureba akanya gato, arangije aravuga ati, nta kibazo kinini, ariko ni byiza komeza kwitonda. Mu mujyi nk'uyu abantu baravuga cyane, bariya bose bavuze, abandi bafotoye, mbese ni byinshi, uzahura na byinshi, uzabona na benshi, ariko icyo musaba uzitondera uyu mujyi. Yamuhaye ipantaro n'ishati ngo yambare. Eric arihuta ajya mu cyumba, arambara, arahindura, arabekwa. Nyuma yo kwambara agaruka muri saro. Yari yambaye imyenda isanzwe ariko yari acecetse cyane. Inshuti za Sheila zimubwira amagambo atandukanye, zimwe zimunyega, izindi zimukwena, izindi zimubwirira mu migani, izindi zimushihura, mbese amubwira amagambo atandukanye. Nuko umwe muri baravuga ati, mbega Eric, niba ushaka kujya muri Miss Rwanda turagutora pe, gusa wabegwa no kumurika imideri. Wabonye ukuntu isuti yari ikubereye? Mama, igiciro cyarangahe? Cyangwa wamurikaga imideri nto? Igiciro cyarangahe? Gusa ikora se yo yarangahe? Abaramusetse. Nuko undi nawe ateramo, naho kuba umusore urimo kuba icyamamare cyihariye mu masuti. Ati, nabonye byinshi, ariko n'ubwa mbere mbonye umugabo wambaye isuti usituye. Eric yaracecetse, ageze aho bimwanga mu nda, arangije azamura akajwi gahoro, aravuga ati, narinzi ko nambaye neza, sinigeze numva ko ari isuti, mbabarira Sheila. Asaba imbabazi Sheila. Sheila amufata ukuboko aravuga ati, Eric, ntacyo, ihangane, byabaye byarangiye, reka dutekereze ibindi, kandi wumve ko nakubuhutse, kandi ikosa si iryawe, ikosa ni iryanjye ngewe utabusobanuriye. Reka ibyo byihorere birangire, ahubwo dutekereze iby'ejo. Nuko turicara, umugoroba ugeze turarya. Nuko yari yatetse uturyo twiza, yari yabanje yantekera ibiryo by'iwacu maye kugira ngo ntarya bya bindi nari nanze kurya muri resitora. Nuko tujya kuryama, anyereka aho ndi burare, kubw'umwaka mukuru wanjye ntiyatashye. Gusa nawe ngaho yarari, byageze nimugoroba afunguye interinete, agiye kuri Instagram, abona wa umukobwa umwe muri babandi bari kwa Sheila, ifoto yayipostinze, apostinga nambaye isutiye ndetse nambaye na kora. Nuko nawe arumirwa, aravuga ati, ibi se mbona nibyo cyangwa ni bimwe bya AI, ni artificial intelligence niyo yabikoze?
ati ndakeka ibi ngibi atari ukuri. Nuko Sheyira yahamagaye Eric mu gitondo aramubwira ati haguruka tujye kwa Kagoma. Kagoma arashaka umuntu umufasha mu kabari ke. Nuko njyewe aho narindi natekerezaga impamvu mukuru wanjye atatashe, gusa kuko nta telefone nari mfite nabuze icyo nkora, ngira n'isoni ryo kubwira Sheyira bitewe n'ibyo nari namukoreye. Icyo gihe nari ndimo kumutinya. Nuko ndamvugira hejuru nti yego nanjye nkeneye akazi, nzakora ibyo nshoboye byose ariko mpaka mbone n'amafaranga. Nuko igihe turi kugenda Sheyira yumva telefone irasonye, mu kureba asanga ni Maurice. Maurice aramubaza ati none uri he? Undi nawe ati twagiye kwa Kagoma ndaza kukuvugisha. Nuko tugeze kwa Kagoma, Kagoma yari umugabo w'igikuri gato ariko ukunda gusetsa. Abarebye aravuga ati uyu se? Nuko Sheyira ahita amusubiza ati ni wa musore wambaye isutiye. Sorry. Nuko ahita asubiza ati ni wa musore wambaye isutiye ejo. Eric acecetse akanya gato mwanga mu nda, nanone arongera azamura akajwi gato yaravuga ati aravuga ati ninjye ariko nkeneye akazi, kandi niba ejo narambaye isutiye byararangiye, uzabone byongeye kuba, gusa uyu munsi turebe ku kazi ugiye kuma. Kagoma araseka aravuga ati yewe masutiya, ariko nizere ko nta kibazo mwana. Ati kwambaye isutiye wabaye icyamamare, ati reba wageze i Kigali abantu bose bakumenye kandi ari bwuhageze, ahubwo karibu mu kazi. Nuko ahita avuga ati nta kibazo, ikintu cy'ingenzi ni ugukora, jya mu gikoni ugira icyo utunganya utangire ukore. Nuko aragiye gera mu gikoni. Nuko Eric ahasanga umukobwa witwa Yvonne. Uyu mukobwa yavuze cyane araseka. Yvonne aravuga ati mbega mushya, uri na mushya mu kazi se? Njye nitwa Yvonne, hano tuhatunganyiriza ibiryo. Nuko nanjye ndamusubizane nishimiye kuba hano, ndashaka gukora cyane. Yvonne yaramwerekanye, arangije amutembereza hose, amwereka byose bakora, batangira gukora. Yvonne yasaga n'uwishimiye Eric. Nuko mu gihe Eric yasukaga amazi, haje umukiriya winjiye aramureba aravuga ati yo uri umukobwa mwiza mukozi. Eric aramureba aramwenyura gato, arangije aseka cyane ati atariko we ati uhawe ikaze muri resitora yacu, atariko nanone ntabwo ngenda umukobwa, ati nge nitwa Eric. Ati yego wenda bibaho ko gake, ariko ni wo kumva umukobwa witwa Eric. Nitwa Eric kandi ndi umuhungu, atariko twaguhaye ikaze hano mu kabari kacu. Nuko wa mukiriya arikanga aravuga ati ye baba we, mbivuyemo, nari nzi ko ndi mu kabari si mu isomero y'abakobwa. Nuko Eric aho yari aratangira kugira ikibazo, ati subu no mu kazi birankurikiranye. Akiri aho yumva telefone ya Sheyira irasakuje. Sheyira yari yamusigiye ngo Maurice namuvugisha amwitabe. Telefone isonye abura ukuntu ayitaba, abwira Yvonne ati ngaho nyitabire ino telefone, ni mukuru wanjye. Nuko Yvonne atangira guseka ati tariko mana we, ati naransetsa Eric, atari gukina komedi. Ati ubutakina komedi ni ukumbwira ko utazi kwitaba telefone. Nuko nanjye ndamubwira nti ntabwo ari uko ntazi kwitaba telefone, ati iyo nzi ni yayindi y'amatushe, kandi iyi ngiyi urabona ni cya kindi kinini ntabwo nkizi. Rero nakuriye mu cyaro, ndi umunyacyaro, uyu ni umunsi wa kabiri ngiye kuba ndi hano i Kigali, ntabwo nari nabibonaho, rero windenganya. Nuko umukobwa ati yo ati this naringize ngo
umaze iminsi n'ahangaha wenda ukaba uri kwirengagiza cyangwa se ari ukugira ngo ngufashe iyo serivisi, ariko ntacyo kanze ngufashe. Nuko yitaba ya telefone arangije ashyiraho paralele, agiye kumva yumva Maurice ahise avuga ngo Eric, iriya foto ejo nabonye wambaye su. Ntuzacikwe na episode ya 6 ku munsi w'ejo saa moya. Kanda subscribe ku Wibucaba TV, genda Wibucaba.